ikaba imaze kwangiriza urubyiruko rwinshi, aho benshi bahunga inshingano zo gutunga umuryango, ndetse kandi nubwo bavuye kure ibingibi rwose bitari bibabuze gushaka abagore ndetse kandi bishimira. Ushobora kwibaza ngo mbese kandi kuki ibi byamamare biba bitunze amafaranga nk'aya bitabasha kwigondera abagore? Ese kandi nuko wenda ibyo baba bakeneye ku bagore byose baba babibona hafi? Ikaze reka dusobanukirwe byose. Uyu Bamenya afite miliyoni zigera kuri 476 z'amafaranga y'u Rwanda ubariyemo imitungo ye afite, gusa imodoka utayishyizemo. Ibi ngibi nubwo atunze aya mafaranga yose, ni nawe ubasha guhemba aba bakinnyi bose bamukinira muri iyi filime y'uruhererekane twamumenyemo nk'Abamenya y'amaseri. Hanyuma kandi kuba abasha kubahemba ntabwo ari amafaranga makeya abahemba, ahubwo ni amafaranga atubutse. Muri aya mafaranga yose abarirwa, nyamara akaba atakwigondera umugore cyangwa ngo yanamutekereza mu bitekerezo bye. Bamenya avuga ko hari byinshi agikemura, ndetse kandi ko igihe cyo gushaka umugore rwose agomba kubanza kwitegereza, kuko ngo aba agiye kubana n'umuntu bazabana igihe kirekire, akabyuka akamubona, ndetse kandi yava ku kazi akamubona. Bisaba kubyitondera rero, kandi nta muntu n'umwe ugomba kubihatirwa, kuko ngo umuryango aba ari uw'umuntu ku giti cye, kandi niba koko umuntu atizeye ko azayobora umuryango we, niyo mpamvu agomba gutuza, hanyuma rwose akareba ibigomba kuba bimureba. Uyu Benimana Ramazani ariwe mwamenye ku izina rya Bamenya, ni umunyarwenya kandi ni umukinnyi wa filime muri filime zigiye zitandukanye. Uramutse utumiye abakinnyi ba filime basetsa ndetse kandi babizi neza, ukibagirwa Bamenya, sintekereza ko waba watekereje neza ndetse ku rwego ruri hejuru. Ntabwo twakwibagirwa ndetse kandi umunyarwenya Nyagiso. Uyu nguyu yabashije kuzamura benshi, nubwo mwamumenye ari umukinnyi w'urwenya ndetse kandi w'urubavu ruto. Uyu munsi wa none Nyagiso ni umusore w'ibigango, aho ifaranga rikubise haroroha. Inyamara Nyagiso nubwo rwose nta muntu n'umwe wigeze umuzamura, aho yararangije amashuri yisumbuye mu ishami rya MCB yavuyemo, maze kuko byagendaga bimugora ariko bigenda nanone bimubera ihurizo, yaje kugenda atsindwa mu ishuri, ahitamo kubivamo kubera ko n'ubundi agahushya yabonaga byabaga ari bike cyane, ku buryo atabashaga kuva aho ngaho ngo nanone agira ibindi bintu yakwikorera. Ubwo Nyagiso yahisemo kubivamo, maze atangira gukina filimi ayikinira umuhanzi witwaga Gasuku, wari ufite urubuga rwa YouTube channel, ari naho yatangiye gukinira imbuga ndetse gukina ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nyuma yaho Kasuku yaje kuyivamo, maze ajya gusinyana na sosiyete ikorera ku mbuga nkoranyambaga yitwa Freemax TV. Gusa ibi ngibi ni ibintu byababaje Kasuku cyane, kuko ubwe ba Nyagiso byabaye nk'aho bamutorotse, ariko Nyagiso ibyo ngibyo ntacyo byari bimubwiye, kuko avuga ko atari kubona ahantu hari amafaranga menshi ngo hanyuma ayiteshe akomeze kuguma ku muntu ngo nuko ashaka kumushimisha byonyine. Nyamara Nyagiso hari benshi batamuvugaho byinshi, ariko uyu nguyu ntabwo twakwibagirwa ko ari we wazamuye umunyarwenya bita Kiramani, umukinnyi w'amafilime kandi y'ama episode ndetse n'amaseri. Akaba ari wamuzamuye akamenyekana ku rwego tumuziho. Gusa nawe avuga ko atazigera byibagirwa ndetse kandi atazarekera gufatisha abandi, kuko ibyo Nyagiso yamweretse ari ibintu byinshi kandi rwose by'ingirakamaro. Kiramani akomeza ashima, ese Tukuwote we ategereje iki? Kuki Tukuwote adashaka? Tukuwote abarirwa amafaranga agera kuri miliyoni 769. Nyamara ibi ngibi byose nta kintu mumubwiye, ni umusaza ushaje, ndetse kandi benshi babona ko yasheshe imvi z'uruyenzi. Baratekereza ndetse bakibaza impamvu uyu nguyu adashaka. Ese kandi ibi ngibi byaba biterwa n'iki? Nyamara nta kintu na kimwe abuze mu bijyanye n'ubutunzi, cyangwa ngo wenda ngo avuge ko hari ibindi akirinda, cyangwa wenda hari ibyo arundarunda bijyanye no kurundarunda ubutunzi ndetse n'ibyatunga umudamu, kuko nta kintu na kimwe atujuje. Ariko Tukuwote ubwe akunda kuvuga ururimi rw'Ikinyakongo cyangwa se rw'Abakongomani, aho benshi bakunda kumwibeshyaho ndetse bagatekereza ko ashobora kuba atari umunyarwanda, kuko nyine uyu nguyu yakuriye muri Kongo, ni umunyekongo ubundi.
hanyuma ariko uyu munsi ni umunyarwanda kuko nyine yafashe ubwenegihugu bw'umunyarwanda. Ushobora gutekereza ngo mbese Tukuwote benshi nubwo mwamukunze n'iki mwamumenyaho, nyamara Tukuwote kandi ni umuntu udakunda kugaragara mu mbuga nkoranyambaga akora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, kuko wenda ashobora kuba ari ubushake bwe. Avuga ko azaza imbere ya mikoro, ndetse na supermanager ubwe na Tukuwote bose basa n'abahuza ibitekerezo, bavuga ko umunsi bazarongora ndetse bagashaka imodoka zizaparika iwabo mu gihugu cyose, bagatanga konji ndetse kandi amatara yose akazima, hanyuma akongera akiyatsa kwiba ibintu ari ibintu bya mbere bizaba bibayeho. Umunsi azamurika umugore we wari ibintu ndetse by'agashya kadasanzwe, ngo leta nidatanga konji ntago bazabyemera. Ibi ngibi kandi ntago byabuzwe gufatwa nk'ubwiyemezi. Aba bagabo kubera iki biyumva supermanager kubagurisha abakinnyi nibyo byatuma yiyemera kuri uru rwego? Ese kandi Tukuwote we bitebye? Ese kandi aba bagabo baba batekereza ko imyaka igeraho ikarangira hanyuma umuntu agapfa agasaza? Ese kandi byaba bibamariye iki gupfa nta muntu n'umwe wari warongora? Gusa basabye abakunzi babo ko babakuraho urusaku niba bashaka kunywa ngo bazabasengerera, ariko ngo ntihazagire umuntu n'umwe ubabwira ngo bazane abagore kuko ntawe uzaba batungira. Aha, reka dutegereze kandi turebe ese ni iki kijya mbere, ese kandi ni iki kizakurikiraho nyuma y'uko aba bagabo bose banze gushaka. Ese Papa Sava we abitekerezaho iki? Ni abagabo kandi bamaze kuba benshi mu Rwanda. Ese aba basore bose ni uruhe rugero bari guha abana batoya? Ese kandi nyuma y'imyaka igera kuri 5 bizaba bimeze bite? Reka tubihanga amaso kandi buri muntu wese abanze yigenzure amenye niba iyi ndwara ya gamophobia itaba yaramunyuzeho cyangwa se ngo imutere cyangwa imwinjirire. Hanyuma akaba ariyo mpamvu abenshi bari gutinya gushaka abagore, ndetse kandi n'abagore nabo bamanze bigenzure barebe niba aribo batari gutuma abagabo banga gushaka. Nyamara benshi bari bakwiye kuba bashaka, ndetse kandi mu gihe cyabyo cyari kigeze. Hari benshi nanone batekereza ko hari abakobwa bari bafashe inshingano z'abagore nyamara atari bo, bakifatira umwanzuro wo kujya kubana n'abagabo n'abasore bakundana, bagakora imirimo yose ijyanye no kuba umugore, bakamesa, bagateka, ndetse kandi bakoza n'ibirenge abo basore abagabo batwakita nk'abagabo babo, nyamara atari bo. Wenda kugira babaye care cyangwa se babashimishe, mu gihe runaka cyagera aba bagataha. Ese kandi uyu mugabo ukorerwa ibi byose n'iki yaba ashaka ku bagore? Aha, ni ukubitegereza kandi tukabihanga amaso, ndetse kandi benshi bagakomeza gusenga kugira ngo uyu mubisha wateye mu bagabo abe yavaho. Mukoze kandi wakoze kubana natwe, ukomeze kugira ibihe byiza. Jye mwari kumwe, nitwa Thomas. Mugire ibihe byiza. Bye.